Tekereza umuntu winjiye mu ntambara zirenga 60 ariko ntatsindwe na rimwe. Tekereza umurwanyi, nta muntu n'umwe ufite ubwenge burenze ubw'abandi ku rugamba. Ese ninde ushobora kuba ari uwo muntu? Ni umugani cyangwa ni ukuri kwabayeho? Uyu munsi tugiye kukubwira inkuru y'intwari idasanzwe, umurwanyi wahinduye amateka y'Ubuyapani, izina rye rikomeje kuvugwa kugeza uyu munsi. Ni inkuru ya Miyamoto Musashi. Komeza wumve uko yabaye umusamurai, yabaye igitangaza mu mateka y'isi. Aka update ni channel yihariye ikuzana amateka akomeye yaranze isi kuva rimwe kugeza uyu munsi. Hano dusangira amateka y'abantu badasanzwe ko bagize uruhare mu guhindura isi n'ibyo bavumbuye byanduye ubuzima bwa muntu. Urasanga amateka y'ibihugu n'imico yabyo, inkuru z'abantu bafite ubwenge n'ubushobozi budasanzwe, ibiremwa bidasanzwe byabayeho cyangwa bivugwa mu mateka, amabanga n'ibyabaye byahinduye amateka y'isi. Aka update nurakomeza gukungukira ibitekerezo, ugatekereza kandi ugatangazwa n'ukuri. Ukuri kwa mateka. Niba ukunda kwiga, utekereza no kumenya aho isi yavuye n'aho igana, iyi channel ni yawe rwose. Kanda subscribe, ushyire itafari ryawe kuri aka update. Niba unyurwa n'ibyo dukora, shyiraho uruhare rwawe twereke ko turi kumwe. Kanda like, twereke igitekerezo cyawe cyakugiriye akamaro. Andika comment, usangize ubumenyi bwawe, igitekerezo cyawe cyangwa inama yawe. Kuko inama zanyu nizo zituma iyi channel yanyu aka update urushaho kunguka ubumenyi buhambaye. Kanda share, usangize abandi ijwi ryacu rigere kure kuko muri imbaraga za aka update. Miyamoto Musashi yavutse mu mwaka w'1584 mu gihugu cy'Ubuyapani, ahitwa mu ntara ya Harima, ubu ni mu gace ka Kyogo. Yavukiye mu gice cy'intambara nyinshi mu Buyapani, igihe abasamurai bari bafite uruhare rukomeye mu kurinda igihugu no kurwana intambara. Se wa Musashi yitwa Shimen Munisai. Se yari umusamurai ukomeye cyane, umwarimu w'intambara, umuhanga mu gukoresha inkota. Niwe watangiye kumwigisha kurwana akiri muto, gukoresha inkota, discipline n'ubutwari. Nyina ntavugwa cyane mu mateka, ariko bivuga ko yapfuye. Bivuga ko yapfuye Musashi akiri muto, cyangwa se akaba yaratandukanye na se. Ibi byatumye akurira mu buzima bugoye. Musashi ntiyakuriye mu buzima bworoshye, yakuze ari wenyine igihe kinini. Yabayeho ubuzima bwo kwigira, yari umwana ukunda kurwana no kwirwanaho. Bitewe n'uko se yari umusamurai, yatangiye imyitozo y'intambara akiri muto cyane, yamenyereye gukoresha inkota no guhangana n'abandi. Ikintu gitangaje kuri Musashi ni uko yakoze intambara ye ya mbere afite imyaka 13 gusa. Yarwanye n'umurwanyi mukuru witwaga Arima Kihe. Nubwo yari akiri umwana, Musashi yaramutsinze aramwica. Ibyahise bituma izina rye ritangira kumenyekana, abantu babona ko afite impano idasanzwe. Byamurangaga akiri muto, Musashi yari afite ibintu byihariye, ubutwari, ntiyatinya abantu bakuru, imbaraga zo kwihangana, yihanganiye ubuzima bugoye, ubwenge bwo kurwana, yatekerezaga mbere y'uko arwana. Ntiyategerezaga gufashwa, yakoraga cyane ku giti cye. Urugendo rw'intambara rwa Miyamoto Musashi ni rumwe mu zidasanzwe mu mateka y'Aziya. Yatangiye urugamba akiri muto cyane, afite imyaka 13 gusa. Intambara ya mbere yayirwanye n'umurwanyi witwaga Arima Kihe. Nubwo yari akiri umwana, Musashi yatsinze uwo murwanyi, amukubita hasi kugeza amutsinze burundu. Icyo gihe cyose kimwereka ko afite ejo hazaza hadasanzwe mu busamurai. Nyuma y'iyo ntsinzi, Musashi yatangiye ubuzima bwo gutembera mu gihugu cy'Ubuyapani, ashakisha abarwanyi bakomeye kugira ngo arusheho kwiyubaka. Ibyo byari bizwi nka Mushashugyo, ni ukuvuga urugendo rwo kwitoza no kwigeranya mu ntambara zitandukanye. Mu gihe cye cyose, Musashi yarwanye intambara zirenga 60, kandi amateka menshi avuga ko nta nimwe yigeze atsindwa. Ariko icyari kidasanzwe si uko yatsindaga gusa, ahubwo n'uburyo yabikoragamo. Musashi ntiyajyaga yishingikiriza ku mbaraga gusa, yatekerezaga mbere y'intambara, akiga neza uwo bahanganye ndetse agashaka uburyo bwo kumuca intege mbere y'uko intambara itangira. Urugero rukomeye ni urugamba rwe na Sasaki Kojiro.
uyu Kojiro yari umwe mu barwanyi bakomeye cyane icyo gihe, azwi cyane ku nkota ndende cyane yitwaga Monohoshizao. Ku munsi w'urugamba Musashi yakoze ikintu kidasanzwe. Yatinze kuza nkana, bibyarakaje cyane Kojiro bituma atakaza ituze. Iyo Musashi yaje yari afite inkota isanzwe, yakoresheje igiti kibaje mu bwato agikora nk'inkota. Mu gihe gito cyane Musashi yatsinze Kojiro, agaragaza ko ubwenge bushobora gutsinda imbaraga. Iyi ntambara ni imwe mu zizwi cyane mu mateka kandi yatumye Musashi aba icyamamare kurushaho. Mu zindi ntambara nyinshi yarwanye, Musashi yakundaga gukoresha uburyo budasanzwe. Rimwe yakoreshaga inkota ebyiri icyarimwe, rimwe agahindura igihe cy'intambara, rimwe agahindura uburyo bwo kurwana bitewe n'uwo bahanganye. Ibi byose byamufashaga gutsinda abanzi be batamwiteguye. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, Musashi yatangiye kubona ko ubuzima bwo kurwana budahagije. Yatangiye kugabanya intambara, yibanda mu kwiyubaka mu mutwe no gusangira ubumenyi bwe n'abandi. Icyo gihe nibwo yaje kwandika igitabo cyamamaye cyane cyitwa The Book of Five Rings, kirimo amasomo yakuye mu rugendo rwe rw'intambara. Icyariye ku rugendo rwe. Urugendo rwa Musashi rugaragaza ibintu bitatu bikomeye. Ntiyatsindaga kubera imbaraga gusa, ahubwo yari kubera ubwenge bwe. Yari umunyabwenge mu gutegura intambara mbere y'uko itangira. Yize gukura mu ntambara, akajya mu buzima bwo gutekereza no kwigisha abandi. Urugendo rwe rwerekana ko intambara nyayo itari iyo kurwana n'abandi gusa, ahubwo ari iyo gutsinda intege nke zawe no kwiyubaka buri munsi. Ubuhanga n'ubwenge bwa Musashi. Miyamoto Musashi ntiyari gusa umurwanyi ukomeye, yari umunyabwenge udasanzwe, afite uburyo bwihariye bwo gutekereza bwamutandukanyaga n'abandi bose. Icyambere no gutekereza mbere strategy. Musashi yizeraga ko gutsinda bitatangirira ku rugamba, ahubwo bitangirira mu mutwe. Mbere yo kurwana yamaraga igihe kinini yiga bahanganye. Yarebaga imbaraga z'uwo bahanganye, akamenya intege nke ze, akamenya uko atekereza n'uko ashobora kwitwara. Ibi byatumaga iyi ntambara itangiye bamaze kuyitsinda mu mutwe mbere y'uko itangira. Niyo mpamvu yakundaga gutsinda vuba, kuko bahanganye yabaga yamaze gucika intege atabizi. Icya kabiri ni ugukina mu mutwe w'umwanzi, psychology. Kimwe mu bintu bikomeye byamuranze ni uko yakoraga mu mitekerereze y'umwanzi. Urugero ruzwi ni urwa Sasaki Kojiro. Yatinze ku rugamba nkana, bituma Kojiro arakara. Iyo umuntu arakaye atakaza ituze n'ubwenge. Musashi rero ntiyatsindaga gusa ku mbaraga, yatsindaga kuko umwanzi yabaga yamaze gutsindwa mu mutwe. Icya gatatu ni ukugenzura amarangamutima. Musashi yari azi ko amarangamutima ashobora gutuma umuntu atsindwa. Yigishaga kutarakara, kutagira ubwoba no kugira ituze mu bihe bikomeye, ari byo bituma umuntu atsinda. Mu ntambara ze ntiyajyaga ahubuka, yahoraga atuje, yitonda kandi afite icyizere. Icya kane ni ubumenyi bwe. Ubumenyi bwe yabushyize mu nyandiko. Nyuma yo kuva mu ntambara, Musashi yashyize ubwenge bwe mu gitabo cyamamaye cyane cyitwa The Book of Five Rings. Iki gitabo kigabanyijemo ibice 5 nk'uko izina ribivuga, kandi kigisha uburyo bwo gutsinda mu ntambara no mu buzima, uburyo bwo gufata ibyemezo bikomeye n'uburyo bwo kutarangazwa n'ibintu bidafite akamaro. Nubwo yanditswe kera, n'uyu munsi cyari cyakoreshwa n'abantu benshi ku isi yose. Icya gatanu ni uguhora yiga no kwiteza imbere. Musashi ku rwego rwo hejuru yahoraga ashaka kwiga, yitozaga buri munsi, yageragezaga uburyo bushya, yigaga ku makosa yakoze. Ibi byatumye ahora ari imbere y'abandi bose. Cyamutandukanyaga n'abandi. Cyatumye Musashi aba ikirangirire ku isi, si intambara gusa, ahubwo ni ibi bikurikira. Yari afite ubwenge burenze ubw'abandi, yari azi gutuza no kugenzura ibitekerezo, yari azi ko gutsindanya ko bitangirira mu mutwe. Ubuhanga bwa Musashi butwigisha gutekereza mbere yo gukora, kugenzura amarangamutima yacu, gutsinda mu mutwe mbere yo gutsinda mu bikorwa, ndetse no kudahwema kwiga no kwiteza imbere. Musashi yerekanye ko intwari nyayo atari ifite inkota gusa, ahubwo ari ifite ubwenge bukomeye bwiyobora. Cyariye ku rugendo rwa Musashi. Urugendo rwa Miyamoto Musashi ntirwari rusanzwe nk'iz'abandi basamurayi. Hari ibintu byihariye cyane byatumye abicyamamare kandi atandukanye n'abandi bose. Icyambere yatsindaga akoresheje ubwenge kurusha imbaraga. Abasamurayi benshi bashyiraga imbere imbaraga, ubuhanga n'ubuhanga bwo gukoresha inkota, ariko Musashi we yari azi gutsinda nyako bitava mu mbaraga gusa. Yatekerezaga cyane mbere yo gukora, agategura neza buri ntambara. Yabanzaga gutsinda mu mutwe mbere yo gutsinda ku rugamba. Ibi byatumaga abanzi be batungurwa cyane, kuko yabaga azi neza icyo agiye gukora mbere yuko batangira. Kimwe mu byamuranze cyane nuko yakoraga imitekerereze y'abamurwanyaga.
urugero ruzwi cyane n'urwa Sasaki Kojiro yatinze ku rugamba nkana bituma uwo bahanganye arakara. Iyo umuntu arakaye atakaza ituze, Musashi yahitagaho n'icyo agahita atsinda vuba. Ibi byerekana ko yarwanaga mu mutwe mbere yo kurwana n'inkota. Yari afite uburyo bwihariye bwo kurwana. Musashi ntabwo yakurikizaga amategeko asanzwe y'abasamurai, yazanye uburyo bwe bwihariye bwo gukoresha inkota ebyiri icyarimwe. Ibi byamuhaga amahirwe yo kurwana mu buryo bwihuse, kwitabara no gutera icyarimwe, gutera abanzi mu buryo batiteze. Ibi byamutandukanyaga cyane n'abandi bose. Yabayeho nk'umuntu wigira. Mu gihe abandi basamurai bakoreshaga abakuru, Musashi yahisemo kuba uwigenga. Yazengurutse igihugu cyose ashakisha abarwanyi bakomeye kugira ngo arusheho kwiyubaka. Ibi byatumye agira uburambe bwinshi, ahura n'abantu batandukanye, yiga uburyo bwinshi bwo kurwana. Yari nk'umuntu wigira, wiyubaka ku bushake bwe. Yahinduye ubunyambaraga bwe ubuhanga bw'ubuzima. Icy'ingenzi kurushaho yahinduye ubunyambaraga bwe n'ubuhanga bw'ubuzima. Icy'ingenzi kurushaho ni uko Musashi atagumye mu ntambara gusa, yaje guhindura ubumenyi bwe abushyira mu gitabo cyitwa The Book of Five Rings. Icyo gitabo cyahindutse isomo rikomeye rikoreshwa mu buzima busanzwe, mu bucuruzi, mu buyobozi no mu kwiyubaka ku giti cyawe. Ibi byose byatumye Musashi aba intwari idasanzwe kuko yatekerezaga kurusha abandi, yakoreshaga ubwenge mu gutsinda, yari umunyabwenge n'umunyembaraga icyarimwe, yabashije guhindura intambara n'amasomo y'ubuzima. Urugendo rwa Musashi rutwigisha ko tutagomba gukurikira imbaraga gusa, ahubwo tugomba gushaka uburyo bwacu. Ubwenge buruta imbaraga, kwiyubaka no kwigira nibyo bituma ugera kure. Intambara nyayo niyo gutsinda ubuzima bwawe. Musashi yagaragaje ko umuntu ashobora kuba intwari mu rugamba, ariko akaba n'intwari mu buzima bwe bwose. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inkera y'abahizi, itorero urwibutso rw'abato, dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho. Ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 30 51 22. Itorero urwibutso rw'abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.